Karibu cyane nongeye kubasuhuza ndetse mbaha ikaze mu makuru yacu yongera kwibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ari amakuru avuga ko uyu Barnabe Miringano Uwimana yamaze kuba yakorezwa mu buroko muri gereza ya Makara. Amakuru yacu rero akaba avuga ko umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu no kurengera amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umuryango witwa Bill Clinton Foundation, wasabye ko witwa uyu Barnabe Miringano cyangwa se Barnaba uherutse kuba yafatwa afungurwa. Uyu Barnabe Miringano utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aherutse gutera urwenya muri video yasakaye cyane ku mbuga nkoranyambaga, avuga ko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yaba akomoka cyangwa se afitanye isano na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iyo video uyu mugabo yavugaga ko umubyeyi wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ngo akomoka mu bwoko bwitwa Abarega bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, bityo ko igihe bazumva nawe yaje gusabira ajye muri Kongo bidakwiye kuzagira uwo bitungura. Aya magambo ntacyo ubuyobozi bwaba bw'u Rwanda cyangwa se ubwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwigeze icyo bivugaho, nta bumwe bwigeze bugira icyo bivugaho, gusa ku mbuga nkoranyambaga bikaba byarafashwe nk'uburyo bwo gusetsa cyangwa se gutebya bitewe n'uko byari bivuzwe n'uyu muyobozi, ariko nanone ukomeye cyane mu batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa nanone nubwo byafashwe nko gusetsa, uku gusetsa gushobora kuba kutaraguye neza abayobozi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abavuga ko bahanganye cyane na Repubulika y'u Rwanda bashinja gushyigikira iri huriro rya AFC M23, ndetse aho baba badashaka ko bumva ijambo iryo ari ryo ryose ryaba rivuga neza izina rya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ubu bigeze no gufunga uwateye urwenya amuvugaho, cyangwa se bakaba baramaze no gufunga uyu Barnabe wari warateye urwenya amuvugaho, ubona ko bitari n'ibintu bikomeye cyane. Gusa ku wa kabiri tariki ya 26 mu masaha y'umugoroba nibwo byasakaye ko Miringano yatawe muri yombi, benshi bakabihuza n'iriya video yagaragayemo avuga ariya magambo kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Gusa nanone amakuru agezweho kuri iyi dosiye akaba avuga ko uyu Miringano yoherejwe muri gereza ya Makara i Kinshasa, ku byo ubutegetsi butaratangaza icyo aregwa. Uyu Miringano ni umwe mu banyekongo bakomoka mu burasirazuba bw'iki gihugu, bakunze kunenga cyane uburyo ubutegetsi bw'iki gihugu cyabo bwitwara mu kibazo kiri muri icyo gihugu cya politike, aho baba bavuga ko abavuga ikinyarwanda bateje ibibazo cyane, mbega by'umwihariko ku bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda batuye no mu burasirazuba bw'iki gihugu cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugarutse gato ku bwoko bw'Abarega, ubu bwoko bwasabye Miringano kunyomoza ibyo yatangaje, buvuga ko bitandukanye cyane n'ukuri kw'amateka, mbega bitandukanye n'icyo amateka avuga. Iyo mateka aragaragaza ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari umunyarwanda, uvuga ku babyeyi bombi b'abanyarwanda kandi barazwi. Na rimwe rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame igeze agaragara cyangwa se agaragaza ko afitanye isano n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'ubwenegihugu, mbega nationalite, nk'icyemezo ntakuka kiba kigaragaza aho umuntu yavukiye cyangwa se igihugu akomokamo afitanye isano nacyo. Amakuru rero akagaragaza ko mu byo Miringano yaba aregwa ngo haba harimo kuvugwamo n'abayobozi ba AFC M23, aho amakuru agaragaza ko uyu Miringano yajyaga agerageza kuba yavugana nabo, kandi iri huriro rya AFC M23 rikomeje kurwanya cyane ubutegetsi buriho bwa Kinshasa, bikaba byarafashwe nk'ubugambanyi bukomeye cyane ku gihugu, nyuma y'uko we yari yafashe iya mbere akagerageza kuzajya avugana n'abarwanya ubutegetsi buriho, nubwo nawe atavuga rumwe nabwo, ariko we akaba ari mu bice bigenzurwa na leta. Umva rero ko bikomeye cyane kuri uyu Miringano cyangwa se Barnabe. Turaje dukurikirana amakuru ye, tuzajya tugenda tuyabagezaho uko agenda asohoka, ndetse nubwo
batigeze bavuga icyo ashinjwa, ngo bishoboka kuba byajyana n'iyi dosiye ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye yagiye agaragaramo mu gihe cyashize. Ndabashimiye cyane mwese twari kumwe, kanda subscribe, subire mu kanya.